mwabibonye wagaragaye mu mashusho cyambere no kubira byabereye mu mujyi. Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mukurikira Pierre Imbaya. Uwiteka Imana akomeze abaho umugisha kandi nanone abahire muri byose mu byo muri gukora, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, abari mu kazi gatandukanye diaspora. Uwiteka Imana akomeze abarinde. Kare nababwiye ko ndaza kugenda mbagezaho aho ibintu bigeze kuri uyu mugabo wafashe umwanzuro wo gutemagura imodoka zitandukanye mu mujyi wa Kigali, aho kugeza ubu yaba aherereye n'icyo polisi yabitangaza kuri uyu mugabo. Ngira ngo nk'uko inkuru yacu yatangiye mubyumva, polisi yagize icyo itangaza, ariko ntarabagezaho icyo polisi itangaza nuko aya mamodokari azarihwa. Ese ibi bizabazwa nde? Ese kugeza ubu uyu mugabo watawe muri yombi yerekejwe he? Yaba ari ku bitaro, yaba ari kuri polisi? Ngira ngo umuvugizi w'ishami rishinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali SP Welarisi Gahonzire araza kugenda adusobanurira byinshi mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone. Ndagira ngo mbanze mbareke mukurikire aka kavideo murebe uko byatangiye ndetse nuko byarangiye abaturage bafashe umwanzuro wo kumufata. Mu kanya tugaruke twumva umuvugizi w'umujyi wa Kigali ishami rya polisi icyo yabivuzeho. Ari arakana umuntu baramurasa aranakomeye n'imara bamufashe se bamufashe Ndagira ngo nk'uko mumaze kubona aka kavideo kagufi mu byo amaze gukora cyangwa mu byo yakoze, uyu mugabo yabikoze ku isaha y'isa 9 ku munsi w'ejo ku wa gatanu ushyira saa 10 za nimugoroba, nibwo yafashe uyu mwanzuro wo gutemagura iyi modoka. Nk'uko twabibabwiye mu nkuru yacu ya mbere yabanje, uyu mugabo yaje kuri moto atwaye iki cyuma cyangwa uyu muhoro muri envelope, ahita awukuramo yirukankana umuturage. nk'uko mwabibonye uriya muturage yirukankanaga rero yamucitse, akimucika ahita agira umujinya atangira gutemagura imodoka. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali CIP Welarisi Gahonzire tuganira nawe yabigarutseho muri ubu buryo. Ibyo ni umugabo nk'uko mwabibonye wagaragaye mu mashusho cyambere no kubira byabereye mu mujyi rwagati. Barera ari umugabo ikibazo cy'uburwayi wagendaga ashaka kugira n'aba bantu ndetse no kwangiza ibinyabiziga byari paritse ku mihanda nk'uko mwabibonye. Uriya mugabo rero akimara kubikora yafashwe n'inzego z'umutekano, ariko iperereza ry'ibanze rigaragara ko uburwayi bwo mu mutwe. Akaba yajya mu bitaro bya Karayesi Ndera kugira ngo yitabweho n'abaganga. Ni uburwayi yaba wenda iperereza icyo ryagaragaje yari asanzwe abufite cyangwa wenda ni ibintu bishyashya? Kuko hari igihe wenda umuntu aba asanzwe afite uburwayi yaranivuje hahindera, ariko
wenda akaza kugira agahenge. Iperereza ryagaragaje ko ari ibintu byari bije ako kanya cyangwa yari asanzwe n'ubundi na mbere hose agira ibyo bibazo by'uburwayi bwo mu mutwe? Ibyo nibyo twatangarizwa n'abaganga. Icyabaye cya mbere ni uko yafashwe yashyikirizwa abaganga, ibindi detaye z'uburwayi bwe, icyo arwaye, igihe yarabimaranye, zose zagaragazwa n'abaganga. Dutegereje icyo abaganga batubwira. Icyagaragaye ni uko gusa mu by'ibanze byagaragaye ni uko yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibindi by'amadetaye uko byamufashe, igihe byamufatiye, aho niba yarasanzwe abifite, niba yarasanzwe yivuza, ibyo byose abaganga nibo babigaragaza. Hanyuma imodoka twabonye yagendagamo n'imodoka nyinshi, polisi yabashije kumenya wenda umubare w'imodoka yamenye y'amaparabolize? Ntabwo twamenye umubare. Icyo cyabayeho ni uko twebwe cya mbere kwari kugira ngo turengere abaturage bari byagaragara ko ashobora kuba yanagirira nabi. Ibindi byose tubabikurikirana nyuma kurikirana tumenye ibyo yaba yangije, ariko cyabayeho kwa mbere kwari kugira ngo dufate uriya muntu yo kugira byinshi yangiza. Nk'uko mubyumvise rero umuvugizi wa polisi abigarukaho, akaba ari n'umupolisi cyangwa umuntu uri mu nshingano ze neza cyane muri uyu mwaka 2025 kandi wanabanye n'itangazamakuru neza. Uyu mugabo yamaze kugezwa ku kigo gishinzwe ababa bafite uburwayi bwo mu mutwe Caraes Indera kugira ngo abanze yitabweho barebe niba byaba ari ibisazi yari asanzwe afite cyangwa bwaba ari uburwayi yari amaranye igihe cyangwa bwaba ari bushya. Ariko ntabwo twigeze dusobanukirwa iki gihombo cyazabazwa cyangwa dore ko yangirije ibinyabiziga bisa naho bihenze rwose. Ngira ngo namwe murabibona ko ibinyabiziga yagiye atemagura birahenze cyane. Gusa ntawamenya, iperereza kuba rigikomeje, hazamenyekana, tuzabibagezaho, tuzagenda tumenya neza aho amakuru agiye agera. Urabona iriya modokari ni Nevo ya Hyundai rwose nziza cyane yari arimo aratemagura. Aha rero abaturage baje guhita bafata umwanzuro wo kumucakira kubera ko babonaga byamaze kuba tumaje cyangwa byamaze kurenga mashusho. Murabona ko yatemaguraga imodoka, abaturage bose ubona ko bari kwiruka bakamuhunga, ariko nyuma yaho hari bamwe mu baturage baje kumufata nk'uko mubibona mu mashusho. Nibyo byose tugiye kurebera hamwe, ariko nanone turi buze kumenya ngo kuri uyu mugabo ari he, ese byaje kurangira gute, ese ibi birahure yamenye ngo izi modoka bizagenda gute, ariko nanone n'iki cyabimuteye. Nibyo byose tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru ngufi, ariko nanone turi buze kumva icyo polisi yaje gutangaza ku byabereye mu mujyi wa Kigali, ariko by'umwihariko ku cyo twakwita urugomo rwakozwe n'uyu mugabo watemaguye imodoka zitandukanye, dore ko n'ubundi yashakaga gutema abantu nk'uko mubibona mu mashusho, uretse yuko bigaragara ko bamuhungaga. Reka tubanze wenda ku bantu batabonye aka kavideo tubanze tukabereke bakarebe. Ni video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo, ariko n'ubundi igaragaza uyu mugabo ari kwirukankana igikoresho kimeze nk'umuhoro yagendaga atemesha imodoka, ariko bigaragara ko n'umuntu wari guhagarara yari kumugirira nabi. Mbere yuko tumenya icyabimuteye tukamenya naho kuri ubu uyu mugabo ari, reka tubanze tukwereke aka kavideo wowe utarakabonye, ubanze urebe ibyo uyu mugabo yakoreye mu mujyi wa Kigali. Arakana umuntu baramurasa, aranakomeza n'imara.